tutababazwa nuko hari abaturi imbere ahubwo twaba dufite ishyaka ryo gukomeza. Ibyo byose ni imyumvire igomba kuturanga. Aho rero utabifite ntushobora gukira. Hora nyine mu mujinya utazashira. Baransaze kandi abagusiga bahoraho. Birumvikana. Icyo rero turagishimira n'abaturage n'ababyeyi banyu nabyo no kubashimira. Ikindi twishimira nka Gisagara ubwo mpereye ibyo twishimira ntaza kuvuga ibyo twifuza tutarebye aho tuvuye. Hano ngo navuga byose birangiye. Turashimira gahunda yo kuremera program. Ubu tumaze kuremera ibintu rusange igihumbi. No kuba consistent nacyo twakishe. Uvuga ngo twabikoze neza, duselectinga urubyiruko neza, nubwo utavuga ngo birerade, hari ibyo dukeneye birerade kuko turi mwisi. Ariko bimeze neza, kuba nta bibazo birabo. Kuba twarakomeje, tugahera kuri 39, bagahera kuri 78, tugakora urubyiruko 130, twageze kuri 260 buri mwaka. Ikintu turi proud. Ni ikintu even national level barimo kureba, ariko iriya gahunda yo kureba program tubikomera. Inama ziriho ntabwo wavuga urubyiruko utavuze Gisagara. Urugero rw'iki icyo gikomeza ariko abayabonye nabo umukire hahandi abantu bavuga atari ko byagenze bite. Uyakoreshe n'umujinya mwinshi, uyakoreshe nubwo ari make, we ntuyaboneka ari make ahubwo uyaboneka nk'aho ari zahabu, kandi twange gutsinda ibyo kugira ngo duha agaciro kwa yandi azaza. Icyo nacyo niyo mpamvu nigarutse. Icya gatatu cyangwa se icya kane ndashimira Yego Center, hari bande yabyinnye hano. Nabo ni urugero rw'ibishoboka. Kuko atari zagomba kubita, ntabwo nari ko dufite umukozi w'umuvuzi gomba mwe tujya tubona ngo Gisagara abo bantu barabizi ko bahavutse barahari. Kuvuga ziki uziku sikuririmba gusa turacyari mu giturage ko yuko mubibona. Turaza kukivamo, turaza kuvayo, niko bigomba kuba. Uvuga ngo akenshi ari ukuntu twifuza ariko tutabanje no kubikogonayizinga where we come from, tuvuye turihe, then umutima uragukirahe. Nta mutima wakwaba kugenda utaza aho uvuye cyangwa utamenya n'uri we. Ibyo ndaza kubigaruka. Turashimira urubyiruko ari youth talent, so talent nyinshi ziba ziravuka, kandi nta nubwo talent tuzibona nko kwishimisha, twe tuzibona nka business. Ntabwo dushobora kuba bazajya baririmba hano gusa, ahubwo nibatumirwe hirya no bakorera amafaranga. Nibakorera amafaranga bayazane hano mu ngo bigende bizamuka hose. Ikindi twishimira mu rubyiruko suru Yego Center harimo recognize niba kadete banatumira uriya koca w'ikipe, umwana w'umukobwa ufite abana 250 akoca umupira, atoza umupira wo so ikintu gikomeye. Ejo bundi bari bamutumye no mu British Foundation. Uvuga ngo nawe kuba umukobwa wiyemeje kugira uruhare mu iterambere ry'igihugu, si ryo gusa. Ubundi iyo wirenze uba wageze ku gihugu, batanze akazi, urimo urarera, urimo urafasha igihugu development mu buryo butandukanye. Hano yitwa Philippe nawe ufite academy muri Kibirizi. Yes. Ariko ukareba support ni nke ariko umutima uri hejuru. Babivuga ngo yambereke ntabwo nabasha kugenda mvuga uruhare rwa buri umwe. Urubyiruko murakora byinshi cyane kandi bikomeye. Hari urubyiruko rwo muri business startup including nabo baremye muri gahunda yo kurema. Umuntu y'umuhaye ari amafaranga ari make mu uyumvise, ariko ku muntu wemera kava kure na meshi. Tuvuze ngo aho tuva niba uhazi uvuye kuri 0 ukabona 2 ntabwo 2 ugafata nabi
uvuye ku mafaranga 1000 bakaguhumba 10 ntabwo urira ngo ni make fatiraho bigeze kuko iyo ubashe gukoresha ariya bivuze ngo na miliyari hari gishobora kuyikoresha kuko wahereye kuri ara ariko utahereye kuri 0 wabara kabiri ukagera ukabishobora wahera ngo 2 3 0 0 1 2 ukagera uzaba ibyo bikomeye cyane muri business mu iterambere ry'abantu hari rero imirimo myinshi igenda haba n'urubyiruko rwihangiye akazi nubwo twahera kuri guhagarara Youth Volunteers nawe yihangiye imirimo akaba afite imodoka atwara imodoka si ibintu bikomeye na hari n'undi gikora hari n'igikora mu bamwe ufite bene ufite urubyiruko ari he yaje hano asugira ari hano so hari benshi rero urubyiruko Abraham so urubyiruko rwihangiye imirimo bigakunda wereva aho baba bavuye bajye baza nabo baba urugero rw'iki tubabaze twumve kuko urubyiruko akenshi bagenda bahura abenshi hari igihe bahura n'abaganya gusa turabona biragoye umuntu ukubwira ngo biragoye ujye umubwira ati nayobye inzira kugeza sinkeneye ibigoye nkeneye ahubwo ibishoboka ko ibigoye byo bisanzwe mbi bazana n'abivukiyeho twavukiye se mu buzima bworoshye n'indi se wavukiye ariko dukeneye ibishoboka niyo mpamvu nagiye mvuga aho ntaza kuvuga mu ihanga ariko si uko tutabari kubonaza turabizi niho kubereka ko dufite ingero nyinshi tuzi ubu kuremera porogaramu abakoze ibitangaza bicaye mu hamwe cyangwa n'abandi nabo ni benshi ati nakoze bampaye inkora ibi subira n'ibintu bidushimisha cyane ngo bikomeze mu rubyiruko kandi niyo ntangiriro inteko rusange rero ni ihuriro rihuza urubyiruko mu byiciro bitandukanye kugira ngo rihuze imyumvire n'icyerekezo n'iterambere n'imibereho myiza kuko aho tujya naho nta n'ahandi twifuza iyo terambere n'imibereho myiza bigomba kuba inclusive nta n'umwe usigaye no one to be left behind kuko abanyarwanda twemeje kuba iyo dusize umuntu inyuma n'ubundi bizadusaba gusubira inyuma kujya kumara ariko iyo tugiye twese nubwo tutagenda ku ntambwe zingana tuba dukoze duteje imbere igihugu cyacu ikindi nk'urubyiruko hari ikintu cyo kuvuga ngo kongera kwibuka aho tuvuye ngo turi bande nk'urubyiruko baseline yacu ni iyihe hari abari imbere hari abari hagati hari n'abari yes turabyemera ariko iyo baseline ihitiwe baseline y'akarere kose noneho tugende gute kubari imbere tubigenze gute kubari hagati abari imbere murababona abari inyuma se mutarahaguruka namwe muratekereza inzira ishoboka ntabwo tugutuma inzira idashoboka twese tugomba gushaka inzira zishoboka muri rya terambere n'imibereho myiza ariko kubura inzira n'imwe cyaba ari cyo kibazo gikomeye cyane turi bande rero nk'urubyiruko ni ikintu gikomeye tugomba guhora twibuka turihe kugira ngo tubone aho duhera icyo nacyo ni ikintu gikomeye abantu benshi bagomba gutekerezaho ikindi dukunda icyo dukunda kizaduha icyo dukora ibyo udakunda cyangwa ibyo wakoresheje mu gusa nta mutima nawe ugomba kugira amahitamo and feeling to be enthusiastic feeling ibintu ukora cyangwa se ukunda ni nabyo bishobora kuguhanira venture akida feeling utaryoherwa uhora urakaye uhora mu mateka gusa urangira upfa nawe urwara n'imitima n'ibindi bintu murabizi biriya bintu bivagire ku mujina n'ibigome kubera iki ntabwo wiyakira urubyiruko rero mwebwe nkawe ntuzaba urubyiruko wongereho no kurakara kuko uri umuziranenge
ubundi urubyiruko rero baravumuzira cyane ese ubundi ibyaha ufite n'ibyo kubera ko ibyaha cyeka n'ibyaha by'ababyeyi wowe ibyaha ufite n'ibyo wakoze ibyaha by'inkomoko cyeka nta cyaha cy'inkomoko kibaho tegereza uzabyikorere ariko we nta cyaha ura banza umugabo kuko imbere niho hanini kurusha inyuma kandi imbere inyuma yawe wari uri mu maboko y'abandi bantu ababyeyi bari bagutereba bati nyura hava sigaho ntabwo ari ibyawe buriya n'urubyiruko rujya mu buzererezi buri ikibazo kinini si ikibazo kinini n'ababyeyi bawe ko bagakwiye gutangatanga kugeza igihe yubaka urugo rwe ubundi ariko baba barafengenze gusa ntituri busigare n'ababyeyi kuko nabo bahuye n'iki ababyeyi nabo bafite ibibazo by'amateka ariko ibyo si ibyaha byawe ntabwo bagomba no kukubabaza cyane birumvikana rero ibyo mujye mubyigisha ariko nanone bigamije gukereya umutima w'urugendo ruri imbere kugira ngo utibuze urugendo ruri imbere nyuma y'imyaka 3, 4 uvuye mu maboko y'abandi bantu muganga imyaka 10, imyaka 20, 21 n'ibishoboka 10 ariko kubera tugomba gufata responsibility 18 irahagije aho ngo yes ka ariko munsi y'imyaka 18 muzi ko n'itegeko rivuga ko umuntu aba akiri mu maboko y'abantu aba akirebereye so iyo myaka yindi iri imbere niba ufite 25 urumva umaze imyaka 7 uvuye utangiye niba ufite 23 umaze imyaka 5 ufite 21 umaze imyaka 3 waba ukoze iki k'ibintu bigendana n'iki niba ukora business ugomba kugendana na time smart hamwe time ibyo nabyo tugomba kugira so turi hehe duturanye n'abandi abo duturanye nabo batugiraho ingaruka byanze bikunze niba ngo tubaveho ariko nawe ugomba kureba hirya no hino ugomba kureba imbere n'inyuma ntabwo ushobora gutera imbere ibyo utabyibuka location your location irakwafectinga byanze ariko nanone nta nicyo iyo wavukiye iyo uhari nta nicyo wahindura niyo ngo is your nature ariko your nature ugomba kuyanderstand so ushobora ariko iterambere ko ritihuta ese tihuta ubundi abihuta ni bantu ni paraporo n'iki ugucya ariko nta ariko nta kwibaza ahubwo wowe aka kanya tugiye gukora iki dutangiye akenshi tujye tugera nk'abatangiye kuko the past ntacyo wahindura ikindi iyo bamaze kumenya iyo baseline urihe turanye nande bana nabande ukamenya ko bakwafita hari aho ureka hari n'aho ukomeza urubyiruko akenshi aboneza bavuga ngo life is a choice ibyo tuzabaho byose n'ibyo tuzahitamo ntuzakeke ko abantu bazakwafitaho cyane ibyo utahisemo nibibi uba wabihisemo niyo bikugizeho ingaruka jya wibuka ko ufitemo iwaroho ntabwo ari ikibazo cyo kuvuga ngo urabona naragowe no urabona ntibankunda ubundi bagukundira iki hano ntabwo bagukunda kubera nyine washyizeho icyo ugomba kureba ibyo bakunda then ugashyiraho icyo kintu bakunda hano ntabwo ngo nimunkunde ku ngufu ni byose urubyiruko igihugu zubaka kandi vuba ntabwo wakwivana mu bantu njyewe ngo ntabwo baranyanga ntabwo ari ahubwo nibo bateje ikibazo ubundi bakwanga ariko ubonye bakwanga gira ibyo ubahonga urebe ko amahoro agira ate cyangwa se nta bushobozi ufite emera nyine bagufata ukuri ariko abandi bantu ibyo abantu bakunda n'ibyo bahitamo birazo tugomba kwishyira muri bya byo bagize gute bakunda na business nuko bigenda ucuruza ibyo abantu bakunda ubabaza uranababaza kwanza rero nabo bakagana cya gicuruzwa ariko niwashyira hariya umukura mutagura ntacyo biri urumva hano ukagomba kugenda so ugomba kwireba
ugomba kwisubiraho. Ikindi mpamvu bwana kuko tubana ni ijambo ryiza baca umugani mu Kinyarwanda ngo tana n'imbwa ikagusiga, murabizi ntumenye ko iri gukwanduza kandi none utindaniye nayo gushiduka wabaye nka ushobora no gushiduka umuka kubera iki wayimenyereye ubona ntacyo bitwaye. So please ibyo bintu tubyigeho, tugerageze kureba icyo cyose twumve ko ari part of life. Kandi niba wahisemo nabi nanone wongere ukore ntacyo nabwo gukora withdraw, ushobora kugenda ukayoba. No mu basirikare iyo barwana hari igihe urwana wagera imbere ukabona imbere ntihashobora gukomeza, icyo ukora ugira ute usubira. Nabyo mujya mubyibuka ntimugahatirize kujya ukomeza ugafosinga aho ibintu bitagenda neza, kujya ukomeza kwiyahura, kuki bakubwira ko ari bibi wowe ugakomeza ukabona ko ariyo nzira yonyine. Ibyo mujye mubyibuka. Ibi mbabwira bibuza n'abantu gutera imbere. Ubundi twese dushaka ibintu bimwe ariko uburyo tubikora bikanyurana, ariyo mpamvu bamwe batageranye. Inzira dukeneye twese hano ku isi is not first of all kujya mu ijuru, ni ukubaho neza no gutera imbere. Ufite ikindi afite hano ku isi ni iki? Twese nibyo dukeneye. Iyo rero uzanye ibindi abona njyewe ndashaka kuzingira mu ijuru, Yesu arankunda, ntabwo ari byo, barakubeshye. Agukundira iki? Azanakubaza ibyo wakoze ku isi, abone kugukunda. Ntabwo yagufata gutya ngo kuko uhagaze gutyo gusa, ntabwo bishoboka. Imana iradukunda, idukunda kimwe, ntabwo idukunda kimwe. Hari abikunda cyane, hari n'ibyo n'abakora ibyo yanga ikaba. Mpamvu bivuga tumaze igihe tugana n'amadini, naho turashaka kuhanyura kugira ngo duhindure imyumvire. Turebe ko bakumva ko dukeneye kurya, kuryama, gutera imbere yo kujya hehe. Ikindi turebe ko aho kumbwira Yerusalemu mbere wabanza ukambwira u Rwanda mperereyemo, kareba ko twumvikanaho kimwe. Tuzajyayo. Hari umuntu twaganira ejo ati muri Amerika abantu abagarira babona bari abantu batukura, ntabwo ariko bari bameze kera. Abazungu bakoze ibintu biteye ubwoba, bafashe abantu nko muri Argentine, reka mvuge nko Amerika y'Amajyepfo, Amerika hariya Elizabeth. Hari n'abantu bazi ko adashobora guhura n'umunyamerika kuko bituma yibuka, n'umuzungu ushobora gutuma yibuka ibyo babakorera. Nawe wicaye aho uvuga uti nzajya i Burayi se ni kwa so, ni hehe? Uzajya ugiye guhaha ariko uzi kuza kuko hari ahantu ntabwo bazagukunda. We kunda igihugu cyawe, menya perezida wawe, menya abayobozi bawe, mufatanye, baba beza baba babi, kuko nawe ushobora kubagiraho uraho ukabahindura. Ubu ndavuga ku kagari n'umudugudu n'umurenge n'akarere, wumve this is yours. Abo ni abawe. Umuzungu we nugerayo ubwo yaratubwiye yari arimo ageranya papa uriya wapfuye n'abandi bantu, ubona ko ari umuzungu cyane. Ati se mwebwe ko mufite uruhu rutukura cyane, mudasa n'uriya papa ubu no muri Argentine umubikira wari wagiye. Ati twebwe abazungu bakigera baraje bica abirabura bose, batwara abirabura nkabo, baratwishe, bamaze kutwica bishe abagabo basiga abagore. Bazana ibigabo byo muri Butaliyani n'iki, biraza birongora b'abagore n'abakobwa, babyara generasiyo ya mbere, bongera bica abahungu bavutse, iyo generasiyo ya kabiri. Twebwe baturetse tugeze kuri generasiyo ya kane bahagarikira. Mwari muzi ko hariya mu majyaruguru ya Afurika za Misiri barabira
ba Farawo barabirabo barabara byageze kutubya mu mbere kuri so ngiye kure kugira ngo twiyumve twebwe ubwacu bariya muzi ba Farawo batangiye hieroglyphe se yatangiye écriture ya mbere ku isi yatangiye mu birabo ntabwo abazungu abo barasabuye byose murabizi so utamenya Yehova utamenya amateka even n'amateka y'isi ntabwo twiga amateka y'intambara y'isi kugira ngo tuzajye kurwana nuko gusa akenshi ubundi twagaye no ku mateka y'u Rwanda yavuze amateka ya jenoside ni ukugira ngo ntizongere kubaho ubundi hari ikindi tuba tuvuga habaye ikintu cyagenze gutya ikizo tuvuge twese never again uko byagenze so nk'urubyiruko tuba dufite expectation nyinshi ariko tugomba kugira ngo tugire umutima wo gukora tugire umutima wa stability tugomba kwiyakira tugomba kumenya abo turi bo umunyagisagara ukamenya ko umunyagisagara there is no complaint hari ukomplaininga ko umunyagisagara hari ukomplaininga ko umunyarwanda ese ukomplaininga ko umunyarwanda uzaba iki abanyarwanda ni babi babisobanura ahubwo uri mubi wowe urimo kuvuga ibyo nawe mwisereze abanyarwanda ni babi ahubwo bake bahari bahindura abantu barimo bajeneraliza abanyarwanda ni babi even na genocide ntabwo ari made in Rwanda ntabwo ari ikintu cyarwe mu mico y'abanyarwanda ushize nagiye kuvuga no muri disikuru mo kwibuka ntabwo ngo jenoside yabaye tumaze imyaka myinshi abazungu batugezeho tumaze imyaka irenga 800 turiho tugeze ku mwami wa 24 ubwo ni umuyobozi w'igihugu wawugira nta muntu wari bwica abantu muri buriya buryo twabo nta n'umuntu wari bwice inzirakarengane cyakora uwagomaga wigiraga ikintu ugashaka guhemukira abanyarwanda bashobora kumwica ariko bakwiciraga icyo wagize ute cyo bakakwica kuri umwanzi w'igihugu ariko niyo wihanaga ukavuga uti ndagarutse ntabwo bakwica ndaje ndihanye gacaca kabuga hakandi mahano yose yaje from colonial system turayakira barigisha ibihazi by'ibere n'ibindi aho ni twebwe abanyarwanda n'impamvu twabishoboye kubivamo ni uko twari dufite isoko y'ubunyarwanda buzima otherwise it was impossible kirumvikana neza iyo hataza kuba iyo soko y'ubunyarwanda buzima ntibyashobokaga kuva muri iriya kawa ya jenoside so nabyo bijye bibaha motivation uvuga inkomoko yacu ni nziza malgré tout malgré hano mu gifaransa cyane n'icyongereza biza kwa wewe ntabwo biza hano biga agafaransa gake burakazi gake malgré tout byabaye ariko so that is our baseline aho duhera naho we nateze kuri baseline uri mu mihiga kenshi ntushobora guhiga utazi baseline yawe kandi buri wese hano afite baseline ye ntabwo ushobora kugira baseline kimwe n'undi hari utangira mu 200 hari utangira kuri 0 hari utangira muri minus ugatangira ibyo kukavarira icyuho cy'umuryango wagikavara mukazi ugahita ujya kuri 0 ndibuka ko komeza ibyo ntabwo bikomplaining aho umenya ko ufite urugendo ukaruhitamo ikindi baratuvuga iki ikintu bitaguhozaho ubona amagambo muhora muvuga muzamenya ko ari ukwatura abarakora babyita kwiyaturiraho urubyiruko mwiyaturiraho iki muri sebya cyangwa muri ikunda ntukajye no mu bantu utangire kuvuga nabi niga kuvuga neza n'ubura ibindi byose ariko nigute wabura amafaranga ukabura n'ururimi rwo kuvuga
kugira ngo nibura bagukundira amagambo uravuga n'abandi ibyo no kuvuga ni bibi nta gushizwa babi nibura iyemeze gushingwa beza baho abona iwacu abantu baho abakecuru beza hari abasaza beza urubyiruko ubwo ngubu atanga iwacu hari ibisambo iwacu hari ibi bararuka ese we ninde wagutumye ibi ntugakomeze kuba umuvugizi w'iki avokati n'idiyabo ariko diyabu ihari ushinzwe kuyihi ubu ndagira ngo twibuke ko ibyo duhoramo biratwafekiti pay attention n'ubu twishakire urumogi twinywere dore stress yatwishe usikaho kugira ngo ujye mu rumogi wajya gutarama gusa ukiga kuririmba muri korali niba ukajya hari imbere ijwi ukagorora umuhogo korali kujyamo barabakubita urishyura ubwo mvuze urugero rw'umuntu ko abantu biga kuririmba gutya kenshi bahera no muri ko nibura ukazadevelope ukazahanga indirimbo tukayigura ariko kuvuga ngo ubwo muhanzi urugero ruto rw'ikintu cyoroheje kitakujyana mu biyobyabwenge kitagushyira mu kwigura so amahitamo ni menshi baseline rero ni ikintu gikomeye kuri twebwe twese ariko nanone bigahera kuri shaping our characters behavior ndangagaciro so values ni ikintu gikomeye muri business iyo ari yose cyo mu rubyiruko urashobora by'abasanzwe no ndangagaciro ntaho zidakora ntabwo ikibi gicuruza icyiza niyo business n'imyitwarire myiza it's a business so try it gerageza imyitwarire uyifate nka starting point ya business kuko n'abakiriya ntibaguhitamo ntibakugana ufite imyitwarire mibi ufite imvugo mbi so ni ibintu nabyo ugiye kwiga mu nama ariko none ibi si ibyo kugira ngo tubigire twenyine gusa tubishyire no mu bandi bako turi abayobozi abana n'ujya gufasha umwana kugira imyitwarire myiza inzira zawe ziraza kwifunga kubera imyitwarire mibi pay attention gerageza ugabanye kugeza hafi kuri zero nubwo itashoboka byari no nta mwiza wabuze inenge ariko tugerageze tuminimize ibibi exposing ibyi muri marketing ya product igomba guhera kuri marketing y'umuntu product n'undi twarwa n'aba umuntu ushobora kuzana zahabu ariko namenya kuri mu zahabu yabasingira ikize kandi ari iki ari zahabu so business nuko bigenda n'ibindi byose so rero abantu bagira ngo ni ibintu bihabanye ubuzima ni ibintu bitandukanye ubuzima ni igiteranyo cy'ibyo byose utabikoze uzahomba byanze rwose ikindi mu kwihangana urubyiruko by'umwihariko abanyarwanda tugomba kwiga twarihanganye ariko hari ababyeyi b'urugero rw'ibisho bihanganye kurushaho hari imfubyi zihanganye mufite ababyeyi so mwafatiye ku rugero rw'abihanganye ubwo ndavuga urugero rw'abihanganye bihanganiye abambiciye bihanganiye kuri umuryango wose arakomeza abaho akomeza indangagaciro akomeza ubumuntu ntiyaba umugome ntiyaba icyo ntazi urumva twebwe icyatuma tutihangana ni iki birumvikana bino urubyiruko zubaka kandi vuba bano murava baza bigwira sora kwese ibigo twiyemeje kuba urugero rw'ishoboka kuhozaho kudacika intege ni ibintu bikomeye so reka mvuge kuri Gisagara n'u Rwanda noneho muri bisoza abahereye kuri twebwe ubwacu
turi bande turashaka iki twahitamo gute dukunda iki Gisagara nayo no opportunity ikabone muri business activity SWOT analysis SWOT analysis is economic happy to have you with you SWOT analysis for you can advise abayize SWOT ya bara yize wese acha Deus uko narize ndaje secondaire ndayize Jena yize Jena yize muri kaminuza urumva ngo mufite amahirwe kurusha ki yes ari iki gihe mufite kuko murabira no kure mwumva ko twebwe YouTube urumva niba twarumvaga radio gusa televiziyo ntitwarakwira kuko nta mashanyarazi yaragize ate yaraha ni byose ubwo ndimo nabaha bezeranye yaje Sibwo niba nta mashanyarazi yaraha Gisagara hano kugera mu binaga hafi na 10 amashanyarazi y'ubwagera hano biri na 10 no ku karere hari bacanaga amateka sinzira mu byumvire sinavuga ngo that's basic ariko wowe watangiranye na beziranye iri ahead of me ukwiye kuzamufasha gukira kerekana ushaka kugendaga gake ni byose ni waratangiye wowe business ufite amashanyarazi ufite n'ibintu yego na muri ya SWOT analysis weaknesses hari abantu SWOT analysis kuma yibitse cyangwa iki strength cyakabiri weakness Gisagara strength yayo ni iki cyakabiri weakness yayo ni ariko nawe ujye wishiramo nawe ubwawe vuga ariko jewe strength yayo uri ni gusa ni ukwiye kumenya utabanje no kwihera weakness yawe ni iyi urayizi tuyizi niba utayizi niba wazi bisubizo ariko ntubanze kwevarwa Gisagara utarawaza nawe kwihera cyangwa gatatu ni iki opportunity ya Gisagara ni izi strength weakness opportunity ikindi ni iki threat imbogamizi cyangwa ibitero cyangwa obstacles dufite bizi ariko ibyo bintu nta hantu bitaba na hamwe nuzajya no muri Amerika uzasanga byose bihari hari weakness hari ibibazo hari obstacle hari imbogamizi hari ibyo byose rero iyo turi Gisagara ugomba kuba tubanza no kubyandika kandi tukajya mu ngamba Gisagara cyane mvuge weakness mvuge opportunity urashaka ko ubuze no guhiga ugomba kubihera hejuru kandi byumuve hano njye nta n'ubwo ashaka ko tuzongera kuvuga amadisikuru niba ndavuga disikuru ndimo ndaganira rero ndashaka ngo tubone aho disikuru ntabwo turakira urabona twateye imbere ntabwo ari byo dukeneye iki tageti ni iki tuvuye aha tugiye gukora iki nuva aho wumva utagiye gukira urare muri iyi sare twongere tukuganirize tugeze sesiyo ya kabiri nuva aho utagiye kuganiriza abandi bikagarukira kuri twebwe hano ntuze gutaha ngumane hano ushaka ndare musengera ariko ugende wahi ni byose byo kuko nura watawe umwanya wafashe tike natwe nuko twese this time iyi dufite twafashe tugomba kwivugaza n'iki kandi resulta zikazaboneshwa n'amaso ya kazavuga ati hahandi niho byahereye ko ntabwo iby'inyuma byo ntabwo turi bu Gisagara kandi bahera kuri strength bahera strength ye kuvuga mo bicyabo Gisagara mukwiye kubanza kumva izina rya Gisagara izina ni ryo mu Gisagara ni iki ni ihuriro y'abishimye ntabwo hari agaterime kajya mukabona ko rwavuga twe turi Gisagara yene hashtag ya Gisagara twe turi
hari ikindi wongeraho twe turigi yo kuvuga ngo ntukwiye kuhaba utagira icyo ukora kizatuma niba atari ibyo bimuvuge ngororero tutazi ibyabo cyangwa ugenge bwahari tuvuga ngo it must be a choice twe turigi ushaka kubaho gusa inkoko uhita uyivugiraho ngo twe turigi imbeba yo nazi kubivuga hari abantu borora imbeba ariko menya ntazigenda zasumbikiza ajyahari Habyarimana yigeze gusitanga umugaza nta mugaza muke zifite sinzi ariko muzazigurishe mu buri iki urasengereza Chris Benson ziriho mu mibereho myiza ajya bikangurira abantu korora ingurube imbere ibyo rwose ngewe mu muhari ntabwo azavuga ibyo nibura duhere ku nkoko amatungo magufi duhere ku ki ku nkoko so twe turigi ushyira akadomo ngo twumve ayo mahitamo yo kuhatura bivuze iki icya kabiri turi imba ibyo byose ntabwo ari igihe wabyise ariko ndimo ndasobanura ibyabyo nubwo ntari impaka ushaka kubifate nka referansiyo cyangwa umwuka wera urimo kubiri ni byose byo ariko naranabisobanura nafashe umwanya ndabisobanura ndabaza ariko ari kugira ngo tubone aho duhera dukomeza twe turi gisagara yavuze ngo turi gisagara cyangwa ahangaha turi gisagara cy'urubyiruko nibyo kabiri ikindi turi imbanza buriya umurasa ku ntego iyo ukora ibintu ukabigeraho vuba ni ukuvuga ngo urimo uratanguranwa n'ibigwi niba gisagara yabanje imihigo bwa mbere igahita ifata izina ry'imbanza ikindi ushaka ni iki nibazana n'ikindi kintu turaza kwihuta kubera ko twiyemeje kuba imbanza ibidashoboka ntababidutuma hari abatumye ibidashoboka tuzakora ibishoboka byose kugira ngo tube imbanza cya gatatu ubwo niba ndavuga gisagara cya gatatu twiyemeje kuba iki ntibishoboka ntabwo urabona ntibishoboka ubundi kuvuga ngo ntibishoboka muri gisagara urutwa no kuba warapfuye ukahava ukava aho hantu bishoboka se niba wabimutumye bidashoboka kora niba banakubwiye umuntu ukumva ibintu birakurenze hera ku bishoboka ubundi mu gutera imbere akenshi ntabwo ufata igishinga cyose muri project implementation ntabwo ufata igishinga cyose ngo ukikorere uhera uducamo ucamo iki ibice urugero rw'iki muri ibyo rero harimo ingero nyinshi ubundi ufashe hari ibintu bibiri tugomba kuvuga nka gisagara muri ibyo bishoboka icya mbere ni mitiweli icya kabiri ni ikipe ya volleyball icya gatatu ibindi naza kubivuga ko biracyari mu nzira dufite umwanya wa gatatu muri Afurika twese yes ntawe urawugeraho umwanya wa gatatu muri volleyball ni urugero mitiweli nitwe twagize 100% hafi imyaka 5 ntawe urabuka ni urugero rw'iki ariko n'uvuga ngo iyo ufite ingero ntabwo bikwiye kuvuga ngo n'ibindi ntibiza aka kanya turi kumva bihereye rero kuri gisagara bikajya ku mbanza bikaba urugero rw'ibishoboka inka ni gute wavuga ko buri wese atayoroka ni gute umuntu uri ni gute umuntu abifibira ibiri ababyeyi banyu mugire mubabwire ati umuvuye birashoboka reka dutangire icyizere ubundi ibintu byose bihita bizana n'icyizere tutizera muri gisagara twakize amavunja ngo tureke kwizera twavuye muri nyakatsi reka mwebwe ntimubize reka nabwo ni muri bato nubwo mukaje muri bato ntabwo murimo murasa nabwo ni muri bato byinshi murabizi kuko ni ibyavuba ni iby'ejo bundi si niyo mpamvu ntabwo kubivuga ngo mwumve ngo ni imigani ngo ni politike biba yarimo kuvuga ntabwo ari byo aho siza kubatekera
iyo rero bivuye aho ariko urugero rw'ibishoboka si ukugira ngo tubyine gusa, ni mu gukira, ni inzira yo gukira, ni etape zo gutera. Hari ikintu cya graduation cyaje muze gusoma biriya bintu bya graduation rwose bihera ibiryo, kwiga, mituweli, ubuzima, saving, mindset change, ni ukuvuga ngo ni ukwange, ni guhindura imyumvire. Umuntu yavuze ngo yahindura imyumvire, ni ukuva ujya aha ujya he aheza. Twe twabishyize mu bintu: kwanga ubusinzi, kwanga ubwomanzi, kwanga amakimbirane. Ibyo byose ni ibintu by'imyumvire mibi. Nuhora ukimbirana ujye umenya ko ufite imyumvire, nuhora usinda ujye umenya ko ufite imyumvire mibi, nuhora uri mu burayi ujye umenya ko ufite imyumvire mibi, kuko niho guhemuka. Hari ibintu utagomba kumenyera, niyo wabijyamo ubijyemo ariko uvamo. Birumvikana? Jyamo udaherayo, ku buryo abantu bashyiraho ifoto ti nuko wabaye. Muranyumvise neza? Gisagara rero izo ni opportunity zacu, nuko nagiye gusobanura cyane, cyangwa strengths, ibyiza twavoma. Ikindi strengths dufite umupaka, ariko wahise uba straight, ariko ntabwo uzahoraho. Ubundi ikintu gishobora kuba ari inyunga, gishobora kuba ari ikibazo ariko kizavamo igisubizo, cyangwa cyari igisubizo ariko umuntu akagiteza iki, ntabwo kigikuraho cyane. Kuba turi ku mupaka nubwo bafunze ntabwo bifata nk'imbogamizi, mbifata nka opportunity, ariko yatejwe iki ikibazo n'umuyobozi wa hehe w'ubururu. Ikindi ni iki? Gisagara izindi opportunity dufite, kuba turi muri secteur y'ubuhinzi n'ubworozi, kuba dufite imisozi, ariko tujye tunabyishimira ko ibi ndabibabwira ko bagendagenda cyane. Nk'ubu ari muri Koje ariko nagiye hafi iburasirazuba Kayonza urenze Rwamagana, ukomeza amajyaruguru Musanze, Burera, Rubavu, Karongi. Urumva ni intara zose bazigeze mu minsi itarenze icyumweru. Ariko bivuze iki? Gisagara ni nziza hahandi, uretse mu buhinzi n'ubworozi, uretse nk'akarere k'Uburera, uretse nk'iburasirazuba nabo bafite ikibazo cy'amazi kuko nta bishanga bibiri. Ariko Gisagara iri mu turere tw'ubuhinzi n'ubworozi hafi twa mbere, nka number 1, itabaye rimwe ni kabiri, number 1 or 2. Musanze birahari, ariko Musanze niba ntagenda Burera hari ibirwa, uzi ko hari imidugudu n'utugari turi mu bintu gitifu umurenge arinda gutega ubwato, utegeza kujya guhinga ugenze n'ubwato, barabivuye babashyira hakurya baravuga, ariko ukajya guhinga ugiye wateze ubwato bari basoza kubaka umucanga utwara mu bwato. Tekereza kugira ngo uzuzuze kuri icyo kintu. Hari ahantu henshi bafite ibibazo bifite ibyago, kandi bafite imisozi, na communication iragoye, ariko twebwe ushobora kwiviramo amagusha ndora akanya gato, n'igare ushobora no kuhagera utareze umunsi zino kopi. So ntugafata ahantu mutuye ukabona ngo turi abakene ngo ni habi par rapport n'iki, ariko niba ufite ahandi heza jyayo witiriga wawe. So ibindi abaturage basobanutse beza bahindutse ntabwo twageranya n'ahandi. Hano bahorera n'imigabane, they are not connected bitewe n'aya miterere yaho ba even leadership zirimo kurya cyane, nazo ni ikibazo. Ariko mwebwe muri consistent, so bikwiye kubabera amahirwe. Niba tumaranye imyaka tuvuga bimwe tutabikuraho ahubwo twongeraho, ni amahirwe.
iyo consistency rero ishobora kutubera umukire. Ibindi ni iki? Ubwo si birangiye strength nabivuze ya Gisagara, opportunity, weakness, awareness. So mvuge ku Rwanda. Mu Rwanda dufite amahirwe menshi cyane kurusha ibibazo. Ko n'ibibazo byaba biriho ntabwo ariko tubyite. Amahirwe ya mbere ni nyakubahwa perezida wa Repubulika. Uriya ni umuyobozi. Ntabwo bivuga ariko n'abanyamahanga barabivuga murabizi. So ntabwo kugira amahirwe y'umuyobozi mwiza ku rwego ruriya ni amahirwe dukwiye kubyaza umusaruro muri business. Nabonye ko niyo agiye kunegosiya abanegosiya ibintu bya business. U Rwanda dufite misile nkuru. Amafaranga y'ubuzane hano aragira impact ku hata hari undi wakuzana ibintu byo kwirwanya. So ayo ni amahirwe adasaba. Niyo utavuga andi mahirwe wahera aho ngaho tukayabyaza iki? Andi mahirwe y'imiyoborere byose bitabiziramo kuko wabuze umuyobozi n'ubwo waba ufite amabuye y'agaciro ntacyo byaba n'ubwo waba ufite igihugu cyiza ntacyo byaba bimaze. Ni byose ibyo Paul Kagame waye kandi ashoboye tuzamuterana mu guteza u Rwanda rwacu imbere. Aha u Rwanda sindurangije ibidukikije nabyo biriya mwumva ntabwo twarira kubera ko hari umuntu uri iruhande rwacu ugifite ishyari. Reka tubibare nka sireti zidasanzwe turabona amahirwe yacu. Sireti zo nyine zishaka n'izibiri kuko ntabwo ariko twazi twe turashaka gukorana nabo ariko babyanze. Iyo babyanze turabaho byanze bikuze. Opportunity zindi ingabo zacu kuba ziri Mozambique, Central Africa yewe ahubwo ntitugere. N'undi icyo bivuze barimo batwagurira ntitugere. Bo baracunga umutekano natwe tubagenda inyuma nibahava natwe tuzabasha. So uko turi byutinya hakurya ifite n'ibihugu nyinshi cyane. Harimo uvuga urabona Congo y'Umuvetu nishaka imbere ibyo si ikibazo cyane. Bipfa kuri Umuvetu dukunda cyangwa itwumva. That's opportunity for us. Urira narire ariko twebwe ntibitureba. Tuzarurwanirira, tuzaruka, aho badukunda hose hazabahomurwa, tuzajyayo muri business. U Rwanda rwo twabara ko ari mu mahirwe gusa n'ubwo amahirwe ni menshi kuruta threat ariko ntitwakwirana urugamba turwana byose bigomba kugira. Twibuka ubumwe bwacu ni amahirwe yacu kuba accountable. Igihugu cyangwa ibyaha cyangwa akarengane bivuze ngo ni byiza cyane. Ntabwo waba wabuje kwikorera ibyaha ahubwo wavuga uti niba wakuje gukora ibyaha bazabuza n'abagukoreraho ibyaha tukabikurikiza mu mategeko. Ni amahirwe. Umutekano n'ibindi byinshi. Ndagira ngo rero soze babwira ko ibi ngibi tuvuze byose. So we need to do like a business. Kwifata nka business ikoreka. Business urayikora ntabwo business uganira. Business ni ubuzima. Affaire affairs ni amahitamo yacu. Ni ukubaho kwacu n'iterambere ryacu. Utabihisemo gutyo ibindi waho umubare inama nabaho nibyo jambo nasorezaho. Komeza imihigo, komeza ingamba, dukire dukize, tuvuge ibyiza bigira impact, tujye inama zihindura ubuzima. Ibindi byaba ari amateshwa, ibindi byaba ari abantu, ibindi byaba ari kuvuga ibidakoreka, byaba ari kubisubiza aho ngaho. Murakoze cyane rero mugira inama nziza. Ndagira ngo tubashimire Vice Mayor urubyiruko ruri mu nshingano ze
iyo tubashimiye nawe tuba twamushimiye. Na result baramwakiriye nawe nabibagiwe kubera ko mbona amaze iminsi myinshi. Nawe iyo muri hano muri FPR ndizera ko mwamwishimiye. N'ishyaka riyoboye igihugu ni ikintu nacyo dushimira abashyitsi bose bawe, by'umwihariko Nkotanyi nawe wakoze coordination neza ikagenda neza mu rubyiruko rwa Gisagara, nawe turamushimira. Dushimire abaturutse national level ku ntara Gisagara, tuzagenda dutanga abageni kandi ni byiza, ni nako gutera imbere ko abantu batera intambwe mwisurike muzamuka. Ikindi mwebwe urubyiruko muri hano tugende dushyire mu bikorwa ibyo twemera bishoboka, ntutinde mu bidasho, ibyo si ibyawe. Tugende nitubona hari n'ibyo tutashobora ku giti cyacu, dushaka abandi dufatanye, dushaka aho dukorera ubushake bazatubone ko dushoboye. Ariko kugira ngo uhagarare hamwe urebe hirya no hino byange, uzemere ukorera ubushake. Muri ubwo bushake abantu bazakubona, abo wafashije nabo bazagufasha, abo uri hafi ibyuma ntibizagupfa, maze kureba neza, abo uri hafi akagari, umudugudu, nabo bazagushimira. Twari murava byarangiye mu byihorere cyane. Abo uri hafi, aho wakoreye, aho ukorera, kuko dukeneye kubabona. Muba mufite impano nyinshi ariko ntabwo mukwiye kugenda ngo mwihishe, mukwiye kujya hariya hanze. Ikindi iyo mwagiye mu bikorwa bya leta namwe mwigiramo ubwenge. Se ngo ntabwo waza muri iyi nteko, ntabwo wajya mu kagari, ntabwo wajya mu muganda, ntabwo wajya mu ihuriro ry'urubyiruko ngo uve uko wagiye. Ikindi guhura n'abandi ni umuti w'umutima wawe. Kuko hari igihe wicara mu rugo ugatekereza ko ariho ibibazo birangirira, ariko n'abandi ari mwe mufite ibibazo gusa, n'abandi baba bafite ibibazo. Ariko iyo mwihuje birangira atari ibibazo, ahubwo mushaka iki? Ikindi mukomeze mushaka amakuru y'ibibafasha kurusha ibitabafasha. Icyo tabafasha mujye mukansora. Hari amakuru kuri YouTube, biriya bidafasha bariya bari hanze mu bihorere. Ko abantu barindagiye, abantu bataye, abantu bavukiye mu biganza bibi. By'umwihariko umuntu uvuga ibibazo gusa aho kuzana ibi, usanga ni critique gusa aho kuzana kuvuga way forward. Igihugu cyacu kirava kure, abanyarwanda turava kure, niyo mpamvu dufite n'ishinga. Ubundi akenshi ushobora no gusanga muri mwebwe ari mwe bisubizo by'imiryango yanyu. Ntabwo rero wagumaho umeze nkaho uri umuntu usanzwe. Ni wowe wize urarangiza, abandi ntibabonye kwiga. Ababyeyi banyu ntabwo mukwiye kubaha, ahubwo mushobora gushiduka ari mwebwe mubabereye igisubizo cy'ibibazo byabo. Ari mwe bigisha abana bagahinduka kubera wowe. Iyo tuvuze gahunda za leta rero nimuzinjiremo, niyo zaza zitakureba personally zikaba zireba ababyeyi bawe, nimwinjire muri ubwo bukangurambaga. Turebe ko twihuta nka Gisagara, nibakira nibazamuka za business zabo namwe zizagera, purchasing power iziyongera, ubushobozi bwo kugura, noneho business umukozi iyo ariyo yose niyo byari ukuririmba mubona abafana kandi bazanye amafaranga. Kirumvikana neza. Ndagira ngo rero soze shimira buri wese. Hari gahunda zoroheje zifatwa nk'izisanzwe ariko twe tubona zidasanzwe. Iyo tuvuze inka kuri buri rugo, nimuzifate nka gahunda idasanzwe izakiza abanyagisagara, kuko turava hasi tugomba no kwihuta. Iyo murebye amafaranga kuyabona turavuga aho ashobora kubonekera vuba. Inka rero ni ahantu amafaranga ashobora kuva vuba, kuko yafekita n'ubundi buzima bw'ubuhinzi by'umwihariko. Kandi twabonye ko nta graduation ishoboka tutabanje gukemura ikibazo cy'ubuhinzi. Ibiryo, ifumbire birumvikana, inka birumvikana uruhare rwayo mu buhinzi, noneho bikaba inka by'umwihariko nanone ari amafaranga agenda. Niyo ugiye kuyigurisha
bagusanga aho uri ntabwo bisaba kwizerera. So mushaka uburyo ibyo bintu bitukinjiramo nk'abantu bari mu cyaro. Ntabwo mbujije izindi zo gushaka imirimo, reba aho imirimo bayitangaje mukahataka hose. Iyo ni mu cyaro n'imodoka y'akarere muzajya tujye tuyibaha. Ubwo tugiye gukora ikizamini Nyamagabe twabuze tugiye kujyayo. Tubaha imodoka mugira ati twe tuzabajyana tubagezeho ntibazamenya bazajya n'abakozi baje aho ngaho. Ariko tumwicare ngo muvuge ngo twabuze ko tubigeze. Twe twumva support yose ireba umuturage kugira ngo atere intambwe irahari, ariko ushaka icyo ushoboye kumenya aho werekeza mu ruhare rwawe. Mukomeze rero buri wese aplay uruhare rwe, turebe ko twatera imbere kandi duteze imbere n'akarere kacu muri rusange. Murakoze cyane, mukomeze inama.